Basomyi beza ndetse mukaba n'inshuti z'akadasohoka kuri YouTube channel yacu Kwizera Entertainment Group, banje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Njye uri kugusuhuza ni Kwizera Elize, nkaba ngiye kukugezaho kino kiganiro. Nagutindiye rero, dore icyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Birashoboka cyane ndetse biranazwi cyane yuko hari imvugo tujye dukunda kumva zikoreshwa mu Kinyarwanda cyimbitse, cyangwa se n'abakuru bazikoresha ndetse n'abagerageza gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda bakazifashisha. Twasesengura tugasanga ngo ni icyitwa insigamigani cyangwa se inshoberamahanga. Mu by'ukuri rero ntabwo nzanywe no gusobanura insigamigani runaka, wenda nk'urugero ngo agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga, agenda nk'abagesera, ageze mu gahinga ka Ihande, akebo kagiye wamugarura, ak'umuntu n'ako wa Nyagatunu, arigiza nkana, arimo gishegesha ntavura, arishyura inka ya Nyangara. Zimwe muri izo nsigamigani ntabwo arizo zinzanye kubona isobanura ngo nyisobanure aho yakomotse n'icyo yakomotseho, ahubwo uyu munsi nje gusobanura ubu bwoko bw'amagambo dukunda gukoresha mu buzima bwa buri munsi. Ese insigamigani yakomotse he? Ni bande bayigizemo uruhare kugira ngo insigamigani y'ubu ngubu dukoresha, cyangwa se insigamigani zose muri rusange kugira ngo zibe zizwi ndetse zinanditswe? Muri make, hari ababigizemo uruhare kandi baraye amajoro badasinziriye, bahangayikishijwe no kugira ngo bagire bimwe bacishiriza kugira ngo twebwe tubakomokaho tuzabimenye, tujye tubivuga tuzi icyo bisobanuye. Uyu munsi rero hari igitabo nifashishije, ni kinini cyane ariko ntabwo cyose ndi bukivugeho, dore ko ari igitabo cyanditswe n'abahanga n'abanditsi b'Abanyarwanda ndetse bakaba n'inzobere mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Iki gitabo rero tugiye kucyifashisha turebera hamwe aho insigamigani yaturutse ndetse n'aho zakomotse. Iki gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani, cyanditswe mu mwaka w'1980. Ubu kikaba kimaze kwirumuna cyangwa gifite ikindi kigikurikira, cyasohotse mu ntangiriro z'umwaka w'1946. Abanditse kino gitabo bakomeje bagira bati: impamvu twiyemeje kongera gucapisha iki gitabo ni ukugira ngo dushyire igorora abasomyi benshi basanze ibitabo byatangajwe mbere byarabaye iyanga, kuko abenshi batashoboye kubibona ngo babitunge cyangwa se nibura bashobore kubisoma, basigaranye ipfunwe. None rero ntibimara ipfa. Bakomeje bagira bati: dukurikije ibitekerezo n'inama twashyikirijwe n'abasomyi b'igitabo cya mbere, twasanze ari ngombwa rwose gukomeza umugambi Minisiteri yiyemeje wo gucukumbura amavu n'amavuko y'imigani y'imigenurano, kumenya ukuntu yinjiye mu rurimi rwacu, kugenekereza igihe byaba byarabereye, gutahura abantu baba barabaye imvano yayo, aribo bitwa insigamigani, kubera ko aribo bayihanze ubwabo, cyangwa se kubera ko rubanda rwagendeye ku byabaye ku bantu aba n'aba maze rukabagenuriraho iyo migani. Niyo mpamvu ubu twatangaje igitabo cya kabiri, nacyo kikazakurikirwa n'ibindi. Uko tuzajya dushobora kunguka ibisiganuro bishya ku birari by'insigamigani, ni nako tuzajya tubisigurira mu bitabo. Nk'uko natangiye mbivuga mbere y'uko dutangira kino kiganiro, muri kino gitabo Ibirari by'Insigamigani hari abacyanditse koko ntabwo kiyanditse. Abo ngabo akaba ari n'inzobere u Rwanda ubu ngubu rufata nk'imbarutso yo gusesengura zimwe mu nsigamigani dukoresha uyu munsi. Muri iki gitabo dore abo bashimiye. Banditse bagira bati: dushimiye cyane muri hano Benedigito w'Irukoma mu Nduga, wakomye imbarutso y'ubucukumbuzi bw'ibirari by'insigamigani. Ubu ngubu akaba ari mu karere ka Kamonyi nk'abahazi, hariya mu murenge wa Rukoma,
kuhamenya neza ni ahazwi cyane cyane nko mu kiryamo cy'inzovu, uba wahageze n'aho ngaho. Bakomeza bagira bati tutibagiwe kandi n'abamwunganiye, cyane cyane bidashoboka Ezekiel w'Irukoma, nawe ni uw'Irukoma mu karere ka Kamonyi, ubu ngubu nyine icyo gihe hahoze ari muri Taba, na Bikomindera Petero Karaveri w'i Bwanacyambwe, kimwe n'indanguruzi zacu z'imena tutarondora muri iri jambo ry'ibanze, ariko twibuka ko tuzikesha byinshi byanditswe muri iki gitabo cy'ibirari by'insigamigani. Tudatinze rero, reka turebe bimwe mu bice cyangwa se ingeri z'insigamigani uko ari ebyiri. Iya mbere hariho insigamigani nyirizina, arizo abantu bazwi neza amavo n'amajyo yabo, ku buryo rubanda bemeye kwigana imigirire yabo n'imvugo yabo buri gihe, bigahinduka inyigisho y'ihame. Nk'urugero, nka Ntambabazi ya Rufangura ati ndatega zivamo, nka Rugaju rwa Mutimbo ati nguye mu matsi, nka Nyiramataza wo mu Rukari ati ngiye kwangara, nka Nkana ya Rumanzi bati arigiza nkana, nka Bajeyi ba Sharangabo bati yarezwe bajeyi. Bene abo nibo nsigamigani nyirizina. Iyindi ngeri hakabamo insigamigani nyitiriro, arizo rubanda bagenuriraho bakabigira iciro ry'imigani. Mbese nk'impyisi mu nyamaswa iti hajya ko kuvuga ari ugutaruka, nka Musheru iriya ipfana iki na Mutamu, nk'inyombya mu nyoni yahagaze ku itongo rya Rugaju iti mbateye akaraha, nk'igikeri mu myururu giti ntaho muriye nibuguruka. Burya ibyo byose uko ari bitatu babitwereye amagambo y'abantu babahishiriye kubera umwanya bafite mu gihugu cyangwa se mu muryango wubashywe. Si byo ubwabyo byivugiye bityo, kuko ahanini byabaga ari inyamaswa, kandi tuzi ko inyamaswa zitavuga. Mu by'ukuri rero ntabwo twabura kureba imva n'imvano yo kwandika kino gitabo aho yakomotse. Ku mutwe wacyo wa gatatu bagize bati Umunyarwanda yaravuze ngo ubika ubwenge mu nzu imwe, iherezo yashya bugahiramo. Igitekerezo cyo kwandika igitabo kirangurura insigamigani zo mu Rwanda twagitewe no gutinya kw'amagambo azikomokaho yazagenda nka nyomberi, kandi ari imisoto y'imishyikirano rusange mu Banyarwanda. Amagambo y'imbarutso yasuganijwe na Mwirihano Benedigito wavukiye Rukoma muri komine Taba h'Igitarama mu 1930. Yabitewe n'ingorane zaturukaga ku banyeshuri yari ashinzwe mu ishuri ry'abarimu Ibyumba mu mwaka w'1952 kugeza mu 1953. Ariko sinabo bana gusa, hariho n'abandi benshi bene ayo magambo akunda kubera impingane, bamwe bakayita inshoberamahanga. Waba ugize uwubaza uti mbese iri jambo rivuga iki, nko gutahira Cyamaramba, kugenda nka nyomberi, cyangwa se kwigira syori, bakabura igisubizo nyakuri uretse kukubwira ngo kugira utya n'utya ni ukugira gutya nyine. Ugasanga rero ayo magambo ari urujijo hirya no hino, abenshi akabatera ipfunwe mu mishyikirano. Izo mpamvu nizo zakabuye umugambi wo kuyacukumbura kugira ngo yoye guhera burundu. Nuko amaze kwiyuzuzamo uwo mugambi, akomeza gutaratara amagambo amwe n'amwe no kuyasiganuza kuba aciye rwaho mu mishyikirano hose, kugeza mu mwaka w'1970. Ubwo niho Minisiteri y'Uburezi bw'Igihugu icyo gihe yamushyize igorora, imushinga ubuyobozi bw'ibiro by'umuco karande w'i Rwanda. Abona urwaho rwo kwimara agahinda, akora ubusesenguzi karahava. Nk'uko twigeze gutangira tubivuga, iki gitabo cy'ibirari by'insigamigani hari igitabo cyakibanjirije cya mbere. Muri icyo gitabo rero hano ngaha harimo zimwe mu ndanguruzi z'insigamigani zo mu gitabo cya mbere.
Indanguruzi ni nko kuvuga abashakashatsi bagize uruhare mu gushyira hanze se cyangwa mu gushyira ahabona insigamigani tugenda twumva ubu ngubu tunakoresha. Uwa mbere bahereye ku witwa Bidashoboka Ezekiel wo muri Taba muri Gitarama, ubu ngubu ni mu karere ka Kamonyi, dore ko bivugwa yuko ari we ushobora kuba yaracishirije henshi akabona insigamigani zigwiriye zigeze muri 49. Ntabwo ariko zose tuzisobanura cyangwa se tuzisoma, turabwira zimwe muri zo. Hari nk'iyo mukunda kumva ngo agenda nk'abagesera, akebo kajya wamugarura, ak'umuntu n'uwa Nyagatuntu, arimo gishegesha ntavura, arishyura inka ya Nyangara, amagambo ageze iwa Ndabaga, amagambo ahariwe Nankana, arareba nk'uruyenzi zireba amasaka, bamubaza iki n'iki ati ngari, bazakizwa na Mbuga bazamukoza ibara, gera umuzinga ku wa Bugegera, ibintu ni magirirane, ihuriro n'ihuro, Imana iruta imanga, induru yabaye imomamunwa, ingwize yishe ntango, inka ya Nkorokoro igira inkomoko, nguye mu matsa ntabyera ngo de. Izo ni nkeya mu nyinshi Bidashoboka Ezekiel wo muri Taba ha Gitarama yabashije kwandika. Undi wa kabiri n'uwitwa Gasore, nawe ni muri Runda muri Gitarama. Zimwe mu zo yacishirije harimo ageze mu gahinga ka Ihande, ndatega zivamo yabitaye uburenga, yabonye irya Mugani, yabuze intama n'ibyuma, yacanye uwa Rugi, yazindutse ya Murumba, yazindutse ya Rubika, yazize agatandabuzima. Hari undi witwa Kabutashya nanone wo muri Taba h'Igitarama, we yanditse insigamigani imwe yitwa ngo bamutereye ku wa Kajwiga cyangwa se bamutaye uwa Kajwiga. Hari undi witwa Ngendahayo w'i Nyarugenge ya Kigali, wanditse insigamigani cyangwa se wasesenguye insigamigani yitwa ngo baterwa Serera bishya bishyira bishito. Hari n'undi witwa Nyeramiheto muri Gitarama, wanditse yitwa ngo nyiri maso yerekwa biki. Indanguruzi zo ni nyinshi cyane zanditse insigamigani dukoresha ndetse tukanazumva buri munsi kuri uyu munsi wa none. Ahubwo reka turebere hamwe, tunasoreza hano kino kiganiro, turebere hamwe zimwe mu nzobere zosiriye isiganuro rusange, ni ukuvuga abashakashatsi se cyangwa abanyabwenge muri icyo gihe bicaye hamwe bakazikusanyiriza hamwe bakazishyira mu gitabo kimwe. Uwa mbere ni uwitwa Bidashoboka Ezekiel wavutse mu 1915, avukira Rukoma ho muri Gitarama. Undi ni uwitwa Birutakwinginga Cosima wavutse mu 1886, Murera ho muri Ruhengeri. Uwa gatatu ni Byigiro Ladislas wavutse mu 1899, nawe avukira muri Murera ho muri Ruhengeri. Undi ni uwitwa ubwo akawa kane witwa Gasore wavutse mu 1899 muri Rukoma muri Gitarama. Uwa gatanu ni Kamariranya Paul wavutse mu 1890 muri Cyungo hahoze ari muri Byumba. Uwa gatandatu ni uwitwa Kanyankore Yozefu wavutse muri 1890 mu Bufundu ho muri Gikongoro. Uwa karindwi ni Muhaya Francisco wavutse mu 1898, avukira Rukoma ho muri Gitarama. Wa munani ni Mukiza Bernardo wavutse mu 1919 mu Bufundu ho muri Gikongoro. Uwa cyenda ni Ruse Kampunzi wavutse mu 1990 ho muri Gisaka cya Kibungo. Uwa cumi akaba niwe basorejeho, akaba yitwa Rwagaju Dionise wavutse mu mwaka
894 Bumbogo ya Kigali. Nanjye reka mbashimire kuba mwaneze amatwi. Nari Kwizera Elize kuri channel ya Kwizera Entertainment Group. Ndabashishikariza ko tuzabana no mu kindi kiganiro gikurikira, igice cya kabiri cy'iki kiganiro, aho tuzaba turebera bimwe mu bindi bintu tutari tuzi, tutigeze tumenya kubyihisha inyuma ku insigamigani cyangwa se bimwe bita inshoberamahanga twirirwa dukoresha buri munsi. Ndagusaba gukora subscribe ndetse ubisakaze no hirya bose babimenye.